gatatu umwaka 2026. Itangazo rigenewe abanyetorero b'itorero Adepr. Bushingiye ku ngingo ya 32 agaka ka 9 yo mategeko shingiro y'itegeko y'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda itorero Adepr, bushingiye ku mwanzuro w'inama ya komite nyobozi y'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda itorero Adepr yateranye kwa 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Ubuyobozi bw'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda itorero Adepr uramenyesha abanyetorero b'itorero Adepr ku rwego rwa Paruwase rwahawe abashumba bayoboye izo za Paruwase, kandi ko urwego rw'ururembo narwo ruhabwa abashumba hashingiwe bo n'abashumba bafasha mu bikorwa ni Regional Executive Pastors, ni bikorwa bya gishumba. Abo bashumba rero naba bakurikira: ururembo rwa Kigali, Paruwase ya Nyarugenge rufite umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Cyubahiro Charles. Paruwase ya Kicukiro, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Ngirababyeyi Gilbert. Paruwase ya Gasabo, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Nduwimana Etienne. Tugiye mu rurembo rw'uburengerazuba, bafite Executive Pastor ni Pastor Sibomana Jean Claude. Naho Paruwase ya Rusizi ifite umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Mushimiyimana Jean Claude. Paruwase ya Nyamasheke, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Murera Emmanuel. Paruwase ya Karongi, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Nyandwi Elaste. Paruwase ya Ngororero, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Twizerimana Athanase. Naho Paruwase ya Rutsiro, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Bizimana Kazungu Charles. Naho Paruwase ya Rubavu, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Nimuragire Jean Marie Vianney, ari nawe mushumba ururembo rw'iburengerazuba. Tugiye mu rurembo rw'amajyaruguru, Executive Pastor ni Pastor Nshutiraguma Jean Baptiste. Paruwase ya Burera yo muri urwo rurembo ifite umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Sengimana Laurier. Naho Paruwase ya Gakenke, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Nzamwita Aloys. Tukiri kandi muri urwo rurembo, Paruwase ya Musanze, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Uwambaje Emmanuel, ari nawe umushumba w'ururembo rw'amajyaruguru. Naho Paruwase ya Rulindo, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Ufitinema Chantal. Paruwase ya Gicumbi, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Mugiraneza Jean Baptiste. Ururembo rw'amajyepfo, Executive Pastor ni Pastor Mukakashugi Marie Chantal. Muri urwo rurembo kandi Paruwase ya Kamonyi, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Binyonyo Mutware Jeremy. Naho Paruwase ya Muhanga, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Gatsinzi Pierre Celestin. Paruwase ya Ruhango, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Hubakimana Thomas. Naho Paruwase ya Nyanza, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Misago Andle. Paruwase ya Gisagara, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Mushimiyimana Pierre Damien. Paruwase ya Huye, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Ndayishimiye Tarsis, ari nawe muyobozi w'ururembo rw'amajyepfo. Naho Paruwase ya Nyaruguru, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Nsanzamahoro Fidel. Paruwase ya Nyamagabe, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Nkurikiyimana Daniel. Tugiye mu rurembo rw'iburasirazuba, Executive Pastor ni Pastor Kamukama Edith. Naho Paruwase ya Bugesera, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Rugendinda Alice. Naho Paruwase ya Kirehe ni umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Sengumuremyi Athanase. Umuyobozi wa Paruwase ya Ngoma muzamumenyeshwa mu biri imbere. Paruwase ya Rwamagana, umuyobozi wayo ni Pastor Bizimana Jean Baptiste, ari nawe mushumba w'ururembo rw'iburasirazuba. Paruwase ya Kayonza, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Musabyeyezu Jean de Dieu. Paruwase ya Gatsibo, umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Benedata Fulgence. Naho Paruwase ya Nyagatare,
umuyobozi wa Paruwase ni Pastor Sharangabo Pierre Damien. Icyitonderwa, Paruwase ya Ngoma yo mu Rurembo rw'Iburasirazuba ndetse na Paruwase ya Nyabihu yo mu Rurembo rw'Iburengerazuba bazamenyeshwa abashumba babo mu gihe kiri imbere, kimwe na Executive Pastor w'Ururembo rwa Kigali. Bikorewe i Kigali kuwa 20 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2026. Pastor Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru w'itorero Adepr, ni washyize umukono kuri itangazo. Reka tubashimire ko mukomeza kubana natwe, kumeze mukurikire gahunda za Life Radio ndetse na Life TV.